Bismillahir Rahmanir Rahim. Umunsi ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yavutseho ni umunsi utavugwaho rumwe n'abayisilamu bose mu buryo bubiri, ku munsi nyirizina ndetse no kubijyanye no kuwizihiza. Abayisilamu b'abashiya bizihiza uwo munsi ku itariki ya 17 Rabiul Awwal, naho bamwe mu basuni bakawizihiza ku itariki ya 12 Rabiul Awwal, mu gihe ikindi gice mu basuni kinavuga ko biziririjwe kwizihiza iminsi mikuru nk'iyo. Icyo nshaka kuvugaho rero nuko kutavuga rumwe kuri izi ngingo bidakwiye kuba intandaro n'impamvu y'amahane, amacakubiri n'inzangano hagati y'abayisilamu, kuko uwisilamu duhuriyeho ari uwisilamu buhamagarira abantu bumwe ndetse no gukorera hamwe. Ibyo bikaba bigaragarira mu bikorwa bimwe na bimwe nk'amasengesho y'imbaga ndetse n'ibindi. Tugarutse ku gihe cy'intumwa y'Imana, dusanga akigera i Madina ikintu cya mbere yakoze ari ukunga ubumwe hagati ya Ansar na Muhajirin, abakoresha amasezerano y'ubuvandimwe, ndetse yewe uwo mujyi yanawubanagamo n'abayahudi batari bahuje nawo kwemera. Ibi rero biratugaragariza ko kutavuga rumwe ku ngingo runaka bidakwiye kuturyanisha no kutwanganisha, ahubwo dukwiye kubyubahanira, buri wese akamenya imbago z'imyemerere ye kandi akirinda kubangamira abandi.